Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwa icyubahiro, twongeye gushima Imana muri iki gitondo, duhimbaje Imana yacu yo mu ijuru, itwemereye kuboneka kandi itwemereye guhumeka umwuka w'abazima. Muri iki gitondo cyiza cy'umugisha, Yesu arakwiriye gushimwa, nahabwa icyubahiro aragikwiriye. Umwami w'abami, nta yindi Mana dushima, nta yindi Mana twobararira, uko bukeye nuko bwije. Duhimbaza Imana yo mu ijuru, dushimira Imana iduhaye kurama, dushimira Imana iduhaye kubaho, dushimira Imana itwongereye iminsi, dushimira Imana ikidutije ubuzima, kandi ndakwinginze kugira ngo nawe ujye ubyuka uhimbaza Imana kuko irabikwiriye, nihabwe icyubahiro. Reka mbabwire ngo muhabwe umugisha n'Uwiteka, kandi mbifurize kugubwa neza uyu munsi no guhamuka ronka mu byo mwerekeza amaboko byose. Mbasabiye umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso, kandi mugubwe neza aho muri bube muri hose, kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Aho dukandagiza ibirenge, Imana y'amahoro ihaduye mu izina rya Yesu. Hanyuma rero muri iki gitondo cyiza, muri cya kiganiro cyacu buri gitondo hamwe na Yesu, ndagira ngo tuganire ku kintu gikomeye, mbibutse ko igihe ari ubuzima. Niyo ntego turi bwigeho uno munsi, igihe ni ubuzima. Hanyuma rero tugiye kwifashisha cyangwa se gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi n'igice cya 90, Zaburi ya 90. Turareba gusa ku murongo wa 12. Haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana nishimwe cyane. Igihe ni ubuzima. Mu bintu Imana yahaye abantu ndetse bakanabihuriraho, ari umukire, ari umukene, uworoheje ndetse n'ukomeye, ni igihe. Amasaha 24 buri wese arayatunga. Amasegonda, iminota, amasaha biri mu munsi, buri wese arabigira. Nta woroheje, nta ukomeye, nta muremure, nta n'umugufi. Buri wese aba afite uburenganzira ku masaha ye, ku minota yiwe, ku masegonda yiwe, ndetse no ku munsi we. Imana ishimwe cyane. Niyo mpano Uwiteka yahaye abantu, kandi ayibaha ingana, nta wasumbanije n'undi. Iyo bigeze mu butunzi, iyo bigeze mu buzima, iyo bigeze mu bintu byinshi bitandukanye, hari uburyo tugenda dusumbana, ukabona nyine biterwa n'umuntu runaka, biraterwa n'impamvu runaka. Ariko iyo bigeze ku gihe, usanga twese tugifite. Rero uyu munsi nagira ngo mbibutse ko igihe ari ubuzima. Ushaka kwibaza impamvu igihe ari ubuzima. Iyo igihe gikoreshejwe nabi, ubuzima buba buri gukoreshwa nabi. Ninkubaza ngo ufite imyaka ingahe, buriya mba nshatse kukubaza iki? Iyo nkubajije ngo ufite imyaka ingahe, mba nshatse kukubaza ubuzima bwawe ubundi bungana gute. Uvutse kugeza uyu munsi, ubuzima bwawe bungana gute? Ufite imyaka ingahe? Uvuga ati mfite imyaka 20, mfite imyaka 30. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe uri ku isi bumaze imyaka 30. Igihe rero ni ubuzima mu buryo butangaje. Hari uburyo uzakora ku buryo ubona ko ukeneye kwishyura igihe kugira ngo utabare ubuzima. Rimwe na rimwe hari impamvu zabiteye. Niyo mpamvu birenga kuba igihe ari amafaranga, igihe kigahinduka ubuzima. Ushobora gukererwa, hashoboraga gutabara umuntu, igihe cye kikarangira utamugezeho. Ushobora gukoresha igihe cyawe nabi, ukangiriza ubuzima bw'abantu benshi. Nubona uri gukoresha igihe cyawe nabi, ujye umenya ko hari ubundi buzima urimo wica, ubw'umuryango wawe, ubw'abana bawe, cyangwa se ubwa sosiyete muri rusange, kubera imikoreshereze y'igihe. Igihe rero gikoreshejwe nabi, ntabwo cyangiriza umutungo gusa, ahubwo gishobora no kwangiriza ubuzima, kuko igihe ni ubuzima. Hanyuma ikindi ni ukumenya neza yuko igihe ari impano ikomeye tuzabazwa n'Imana. Mu byo tugomba kurinda, mu byo tugomba kubera ibisonga byiza muri bimwe bitandukanye, harimo n'igihe, kuko Imana izatubaza imikoreshereze y'igihe. Reka mbibutse ahangaha, iyo ushaka kureba icyo umuntu azaba cyo, ureba uburyo akoresha igihe cye. Niyo mpamvu navuze ngo igihe ni ubuzima. Ni hehe utinda ngo nkubwire uwo uri we? Ni igihe kinini ufata uri gukora ibintu runaka ngo nkumenyeshe uwo uri we? Mbwira amasaha yawe menshi aho uyatinda, nanjye ndabasha kukubwira uwo ushobora kuba we uyu munsi, cyangwa uzaba we igihe kizaza. Nushaka kuba umwigisha ukomeye cyane, ni urugero, ufata igihe cyawe kinini usoma, wiga, ureba uko abandi bigisha, ukora practice zitandukanye. Ubwo bikavuga ngo igihe nicyo kiza kuguha, igihe uri bukoreshe nicyo kizaguha umwarimu runaka uzaba we. Igihe uri bukoreshe wiga nicyo kizaguha kuba umuganga runaka, cyangwa ikindi kintu cyose. Igihe uzakoresha
muri domene runaka cyangwa mu bintu runaka, nibyo biguhindura ushoboye cyangwa udashoboye bitewe n'igihe washizemo, nimba koko ari impano yawe, nimba ubifite mu bushobozi. Kubigira mu bushobozi ni kimwe, ariko nanone kubigeraho bisaba igihe. Igihe rero kiza kwerekana ubuzima bw'uyu munsi ndetse n'ubuzima buzaza. Iyo urebye umuntu atinze mu bintu uhita umenya icyo azaba cyo, cyangwa icyo arimo ategura kuba cyo, cyangwa icyo ari cyo umunsi wa none. Muri iki gitondo cyiza cy'umugisha rero ndagira ngo nkubwire ngo ibuka kwita ku gihe cyawe. Igihe cyawe Imana iguhaye wibuke kucyitaho. Dawidi rero uyu muntu w'Imana, ntabwo ari Dawidi, Mose arimo asenga aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, utwigishe kubara iminsi yacu. Igihe ni kimwe mu tuntu duto Imana yashimye ko tubaho, tugize ubuzima bw'iteka, kigize ubuzima bw'iteka. Ndagira ngo mbabwire ngo tuzabaho ubuzima buzira iherezo, kandi tuzabaho iteka ryose, cyane abizera Imana bakizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, hanyuma bakamwakira nk'umwami, tuzabaho igihe cyose. Noneho rero mbere y'uko tugera mu buzima bw'iteka, hari icyo bita igihe Imana yashimye ko kibaho, kugira ngo nkubwire ko igihe ari ubuzima. Iyo umuntu yapfuye ntabwo bavuga ngo umuntu yapfuye gusa, baravuga ngo igihe yari afite cyo kubaho cyarangiye. Bivuga ngo igihe gihagaze nawe urahagarara. Igihe ntabwo ari ikintu cyoroshye, igihe ni ikintu gikomeye cyane. Nshuti bavandimwe bene data, ese igihe cyawe kiri gukora gute? Uri kugikoresha ibyo ubona Imana yakuremeye, cyangwa se uri kugikoresha bijyanye n'ibindi? Nutinda unywa inzoga cyane, igihe cyawe ukakimara mu nzoga, uzahinduka umunywi, uzahinduka umusinzi. Uyu munsi wa none nimba utinda mu nzoga, byoroheye isi kubona uwo uriwe. Igihe cyawe nimba ukimara ugambana, byoroheye abantu kumenya kuri umugambanyi. Igihe cyawe nimba ukimara ukora akazi runaka, icyo gihe umara ukora ako kazi nicyo kitwereka nimba koko uzaba iby'ako kazi kagusaba. Reka mbabwire ngo uyu mukozi w'Imana yaravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, twigishe kubara iminsi yacu. Ngira ngo murabizi umugabo wa Mose ni umugabo wayoboye Abisiraheli mu gihe cyari gikomeye cyane. Ngira ngo batajyaga banabara iminsi yabo. Uko babyukaga mu gitondo babyukaga bafite ikibazo gitandukanye, uko babyukaga bafite ikibazo gitandukanye, bibagiwe ibitangaza n'imirimo Imana yakoze. Rero aza kugira isengesho nifuza ko nawe wasenga. Ibi ntabwo wabyiga mu ishuri, kubara iminsi yawe ntabwo wabyiga mu ishuri. Niyo mpamvu Mose yavuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, utwigishe kubara iminsi yacu. Ntabwo ngira ngo nkubwire ngo bara iminsi usigaranye, kuko ntayo uzi, ni Imana iyizi yonyine. Rero biragusaba kumenya ngo iminsi nzamara nubwo ntayizi, ndagomba kuyikoramo bijyanye n'ibyo Imana ishaka. Ndagomba gukoresha amasaha yanjye 24 niho nafatiye, kugira ngo mpeshe izina ry'Imana icyubahiro. Ese uri gukoresha igihe cyawe mu buhe buryo? Ese kiri gukora iki? Ese ibintu ukoresha igihe cyawe ni bizatuma uba mu bwami bwo mu ijuru? Ni bizatuma uba muri cya gihe kitarangira, aricyo twise ubuzima bw'iteka? Iyo ubaze amasaha yawe 24 ubona wayakoresheje iki? Nicyo yise ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Ubona wakoresheje iki ayo masaha 24? Ese biraguhesha uburenganzira bwo kuba igihe cyawe kiri gukora neza? Umunsi kizahagarara, kuko nawe uzaba uhagaze, ubuzima bwawe buzaba burangiye. Umubwiriza yaravuze ngo aho tujya nta mirimo nta migambi. Ese urabona amasaha yawe n'iminota yawe byarakoreshejwe neza bizaguhesha perime, cyangwa se bizaguhesha uburenganzira bwo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru? Hanyuma rero arangije aravuga ngo ubwo nitumara kwiga kubara iminsi yacu, bizatuma dutunga imitima y'ubwenge. Mu mvugo ya Bibiliya umutima ni imitekerereze. Nitumara kumenya kubara iminsi yacu, tukamenya ngo amasaha yanjye ndayakoresha gutya. Iyo mbyutse mu gitondo nubaha Imana muri ibi bintu, mu masaha 4 nubaha Imana muri ibi bintu, muri gahunda zanjye zitandukanye mu masaha yanjye 24 mba ndi kubaha Data wo mu ijuru, mba ndi kubaha Imana. Ubwo ni ukubara iminsi yawe, kuko ugomba kubara umunsi Imana iguhaye. Ubu ni mu gitondo, aya masaha dufite wagombye kuba uri gushima Imana, kuko amasaha urangije ukibasha guhumeka, uricuye,
yagombye kuba ari guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Babyita kubara iminsi, nibyo bita kwiga kubara iminsi. Byuka mu gitondo amasaha yawe 12 uyarebye, uvuge ngo guhera ku amasaha 24 Pluto, uvuge ngo guhera mu gitondo nubahesheje Imana yanjye, nakoze ibikwiriye. Nabyutse saa 11 nubahishije Imana, saa 12 nubashye Imana, saa 1 nubashye Imana, saa 2 nubashye Imana, saa 3 nubashye Imana, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, kugeza no mu buriri. Uvuge ngo amasaha yanjye, nibyo bita kubara iminsi yawe. Amasaha yanjye yose arimo arubaha Uwiteka Imana, sinayavuzemo, sinayakozemo ibigahisha Imana, sinashwanye, sinagize ishyari, aho byagenze nabi nihannye, aho byagenze nabi nasabye Imana imbabazi. Kabiri, nakozemo ibyo Imana ishaka, natabaye abantu, nafashije abakene, nakoze akazi kanjye neza, nimba ndi umucuruzi sinayibyemo, natanze serivisi nziza, nimba ndi umushumba nasengeye abantu nshumbye, nabasuye se, natekereje ku itorero narisengeye, nimba ndi umuvugabutumwa nateguyemo ibyigisho, nasengeye ibintu byinshi bitandukanye. Kuvuga amasaha 28 yahesheje izina ry'Uwiteka Imana icyubahiro. Ukavuga ati haleluya. Wabyuka mu gitondo ukavuga ati ndashimira Uwiteka, uyu munsi namenye gutunganya iminsi yanjye, nabaza iminsi yanjye. Ikindi ugomba kumenya, ese mu minsi yawe urimo urakora ibyo Imana yakuremeye? Yego. Wamara kubimenya rero urimo urabikora uti? Ibyo bivuga ngo igihe nigihagarara nta rubanza ufite, nta n'umwenda, kubera yuko uzaba warakoze ibyo Imana ishaka. Ibyo rero bituma ugira imitekerereze ifite ubwenge, ngo bitume tugira imitima y'ubwenge. Iyo uzi kubara iminsi y'ubuzima bwawe bigutera kugira imitekerereze y'ubwenge. Kubera iki? Ko wawe Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ikindi, imitekerereze irimo ubwenge itunganya ibintu neza bikajya ku murongo, akazi kagenda neza, icyo Imana yaguhamagariye ugikora neza, gahunda zawe zose ziratungana, kubera yuko ubasha gutekereza bituma izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bibiliya ikavuga ngo mugire gutekereza nko kwa Kristo, mugire umutima wari muri Kristo Yesu, imitekerereze yanyu ibe nk'iya Kristo. Iyo ubuzi kubara iminsi yawe ukamenya ngo nta munota nta saha bitari wiheshe izina ry'Uwiteka Imana icyubahiro, ibyo bitera gutuma utekereza ibyo Imana ishaka. Ese ubundi Yesu yashakaga iki? Ahantu mpagaze muri aya masaha Yesu yakahahagaze, niwe yagombye kuba ari gukora nk'ibindi gukora. Ese muri iyi business ndimo nkora Yesu yayikoze nk'uko ndi kuyikora? Aya masaha yaba ari Yesu wari uri muri ibi bintu yabikoze nk'uko ndimo mbikora? Iyi gahunda ndimo iyaza kuba Kristo Umwami yari kubikora nk'uko ndimo mbikora. Ibyo rero bituma utunga umutima w'ubwenge, ukavuga ndahinduraho kano kantu, ndabigenza gutya. Imana rero nidushyigikire. Uyu munsi nakubwiraga ngo ubuzima, igihe ni ubuzima. Ubuzima bwerekanwa n'igihe, igihe ni ubuzima, ibyo dukora byose ni igihe, gahunda zacu zose ni igihe. Kandi nubwo ari duto duto, uyu munsi uramye imyaka 10, ejo 20, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ni bimwe mu bitegura ubuzima bw'iteka. Nkwifurize rero gukoresha igihe cyawe neza, kugira ngo nigihagarara urabizi ko nawe uzaba uhagaze, ibyawe bizaba birangiye, uzaba ubasha guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Nkwifurize gukoresha igihe cyawe neza mu kazi, mu rugo, mu baturanyi, abavandimwe, abo mubana, abo musengana n'ibindi byose. Imana ikwigishe kubara iminsi yawe, bituma ugira umutima w'ubwenge. Shalom shalom. Umwami Yesu nakwishimire, kandi Yesu naguha umugisha. Ubane n'Imana uyu munsi. Amen amen.